ahangaha niho ndara. Uba hano se hano munsi y'igiti? Hano niho ndara ngira ngo murahabona ukuntu hameze. Mbona nta hantu hepfo na ruguru mfite. Fata umwanzo wo kuza kwifatira ingange hano ndahasasa nkaryamisha umwana. Umaze igihe kingana iki uba hano utuye hano? Hagiye gushira amezi 3. Amezi 3 uba hano? Icyo gihe narasakuje mbura umuntu wantabara, mbonye nta muntu ntabaye nahisemo guceceka ndabyihorera kuko nabonaga nta kundi nabigenza, kuko numvaga kurara mu muhanda mbirambiwe. Byuze ndavuga ati reka mbanze ndeke mbona uko hengeka umusansinzire kuko maze igihe ntasinzira. Narabyihorera. Sigaranye amafaranga mfite hano 10,000. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Byifashishije wenda muri iyi minsi. Reka mbasuzerere mwakunzi bacu mwese aho muhereye, bari mu nzego zitandukanye, abari mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru, abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka nkuko bisanzwe ni Sandra muri kumwe, ni Sandra Muhorana cyangwa se Keza kubanza ku izina rya Keza. Ni njyewe turi kumwe kuri uyu munsi. Uyu munsi nifuje kuganira namwe ku bintu byinshi bitandukanye. Nkuko muri kubibona ndi kumwe n'uyu mama ariko ntaramuvugaho. Naje hano muri kubona ko turi mu ishyamba, nari mvuye kureba Shania. Ngira ngo mwabonye ikiganiro twakoranye nemve kuri Shania turi gutaha, mbona uno mama mu ishyamba. Ngira ngo muri kubona ko turi mu ishyamba twicaye munsi y'igiti kinini, abenshi bakunze kubyita igisimo. Niho twicaye, ntambutse ndamubona mubanza kumuvugisha kugira ngo mbanze mabaze impamvu aryamye hano ndetse n'umwana. Abanza aransobanurira aho gake, arambwira ati nta hantu mfite ho kuba, ambwiranganiriza bike mu buzima bwe. Numva ko ari umuntu ufite inkuru ibabaje, numva ko ababaje. Ndavuga nti reka nkuganirize, wenda hari icyo bizatanga ku buzima bwawe cyangwa se no ku mibereho yawe. Niko kunyemerera, arambwira ati nta kibazo reka tuganire. Rero ntabwo nari guhita mutunga kamera ntarabanza kumuvugisha ngo menye niba nabyemera. Yabyemerera, arambwira ati nacyo tuganire, n'impamvu tugiye kuganira kuri uyu munsi ku buzima cyangwa se imibereho y'uyu mubyeyi, cyane ko afite umwana muto cyane. Mama umeze ute? Ntago meze neza, nawe urabibona ahantu ndi. Ahantu ahangaha niho ndara. Uba hano se hano munsi y'igiti? Hano niho ndara ngira ngo murahabona ukuntu hameze. None se sinzi kubera iki hano hantu hasa nabi, hari imyanda myinshi, ni ku gasozi, hano imvura iguye ni ibibazo. Kubera iki urara hano? Byagenze gute? Nihe mpamvu? Nta hantu mfite aho kuba. Hari aho nakodeshaga, ubushobozi buza kubura. Nakodeshaga nishyura amafaranga nkwiye gufurira abantu. Ikiraga ntakibonye, nkabwirirwa nkanaburara. Ubwo biza kuba ngombwa ko banyirukana mu nzu. Mbona nta hantu hepfo na ruguru mfite. Fata umwanzo wo kuza kwifatira ingange hano ndahasasa nkaryamisha umwana. Umaze igihe kingana iki uba hano utuye hano? Hagiye gushira amezi 3. Amezi 3 uba hano? Nabuza ubuzima, impamvu ituma nyine uba hano, ubuzima bwawe, ubuzima wabayemo, cyane ko ufite umwana muto. Umwana afite igihe kingana iki? Afite imyaka 2. Mfite imyaka 2. Urumva mu gihe cyose wabayeho cyangwa se mu buzima wanyuzemo, hari impamvu ituma aka kanya uri muri ubu buzima, hari impamvu ituma uri hano kugeza iyi saha. Byagenze gute kugira ngo wisange ufite famiye ndetse na papa w'umwana yakabaye hari wenda ari kugufasha? Nihe mpamvu aka kanya uri wenyine? Aka kanya nta urara hanze, urara munsi y'igiti, imvura ikunyagira, izuba rikwica, n'umwana hanze, nta kurya nta kunywa. Byagenze gute kugira ngo usange uri muri buno buzima bumeze gutya? Naje kuza Kigali. Waje uturutse hehe? Nari nturutse mu ntara nje Kigali, nje gukora akazi ko mu rugo. Naje kugakora, bangombwa ko nkorana papa w'uyu mwana. Ongerejweho gakeya kugira yaje kuntera inda. Maje kuntera inda. Papa w'umwana mwahuye gute? Waje muri Kigali gute kugira ngo wisange uri muri Kigali? Wavuye wanyu mu ntara yega ariko wisanze Kigali gute? Waje ryari? Waje ungana gute? Kugira ngo tubashe kumva nyine kugeza kuri iyi saha kubera iki bibayeho gutya. Byatangiye ryari mbese muri make?
kugira ngo mve mu rugo nzi Kigali nari mbayeho mu buzima bubi mu rugo bitameze neza ngo mfata umwanzuro wo kuza Kigali mageze nageze Kigali mfite imyaka 9. Imyaka 9. Ko uri muto se ntago wigaga, ntago babashije kwiga? Ntago nigaga, ntago byanshobokeye kwiga. Yego. Ngeze Kigali ngo numvaga ko ningera Kigali nzahita mbona akazi, mageze mbura akazi, nkajya ndara mu Ikanevu, ndaraguza hose. Ubwo byaje kugeraho nyine mbona akazi ko mu rugo, mbonye akazi ko mu rugo. Ungana gutyo ugifite imyaka 9? Ya, nakabonye majije kugera kugera mu myaka 10. Yego, maze umwaka nta kazi. Ubwo se umwana w'imyaka 10 batarabasha gukora imirimo cyangwa se atarabasha kumenya guteka, ubwo mu kazi ko mu rugo wagakoraga uko bikwiye cyangwa se batangiraga bakwigisha cyane ko ari ukiri mutoya? Natangiye banyigisha uko babigenza, uko akazi gakorwa. Biza kugeraho karananira, baranyirukana, nsubira mu muhanda, nsubira kurara mu Ikanevu. Uza kugira igihe wenda imyaka iricuma waje kugira igihe cyo gukora n'akazi ko mu rugo wenda cyangwa se waje gufatisha gute, cyane ko waje uri umwana muto? Nyuma yaho hakurikiye ikinyuma yuko ugira imyaka 10 urumva wageze 11 12 ugenda wongera imyaka, ubuzima bwakomeje gute? Wagumye muri Kigali cyangwa washe gutekereza gusubira mu rugo? Nagumye muri Kigali. Kigali nyigumamo nyibamo ntaho kuba mfite, nza guhura n'umuntu arancumbikira, igihe kiza kugera nabwo nawe arampora kuko ntacyo ninjizaga, aranyirukana nsubira mu muhanda. Ubwo yanyirukanye majije kugera mu myaka 15, ngize 16 haza kuza umugabo arambwira aho ngaho mu rugo. Yansanze mu muhanda. Yego, arambwira ngo ese kuri mu muhanda bite? Ndamubwira ubuzima bwanjye mbayemo. Arambwira ati "Nkusebu ntushonje?" Ndagenda angurira ibiryo, maje kungurira ibiryo. Hari nka ryari? Hari ku manywa cyangwa hari ni mujoro? Yansanze ari nimugoroba nko mu masaa 12. Arambwira ngo ino njye gucumbikira burije ntago akongera kurara mu muhanda. Nibwo yahise amfata ku ngufu. Yagufashe ku ngufu icyo gihe? Yego, yamfashe ku ngufu. Cyangwa mwatashye yagufatiye ku ngufu aho hanze ku gasozi? Byagenze gute nyine kugira ngo agireho kurya, umare kurya bane gufata ku ngufu maze kurya? Twatashye agiye kuncumbikira mu rugo iwe. Yari afite umugore? Oya, nta mugore nahasanze. Yego. Tugezeyo nibwo yamfashe ku ngufu, nibwo yaje kunterinda, ariko akimara kumfata ku ngufu bukeye yahise ambwira ngo sohoka ugende. Narasohotse. Nise kutasakura cyangwa se ngo utabaze abaturanyi cyane ko wari ukiri umwana ngo uvuga uti reka njye kurega, nyine ushakisha ubutabera kugira ngo basubashe kugira ubuvugizi n'abantu bagufashe cyane ko gira gufatishe ku ngufu gufatiranye? Icyo gihe narasakuje mbura umuntu wantabara, mbonye nta muntu ntabaye nahisemo guceceka ndabyihorera kuko nabonaga nta kundi nabigenza, kuko numvaga kurara mu muhanda mbirambiwe. Byuze ndavuga ati reka mbanze ndeke mbona uko henge ku musansinzire kuko maze igihe ntasinzira. Narabyihoreye ndaceceka. Nyuma y'icyo gihe ukimara gufatwa ku ngufu wabyakire gute cyangwa se wahise utekereza iki, cyane ko wari ukiri muto cyane? Wagiye kuba hehe isi ukimara kumenya ko utwite? Byagenze gute? Wabyakiriye gute? Akimara kumfata ku ngufu kubyakira byarangoye, biramvuna cyane. Biramvuna, ariko byagezeho ndabyakira. Nongera nsubira mu muhanda nshaka akazi, nza guhura n'umumama akazi. Ukimara kumenya ko utwite? Nkimara kumenya ko ntwite nasubiye hahandi na wa mugabo yanjyanye nsanga ntawe uhari, mubura gutyo, ubuzima burankakaza gutyo, bimbera ishobera amahanga, mbura uko nabigenza, mbura nta n'umuntu n'umwe nabwira ngo amfashe. None se wenda gato yanguce mu ijambo, urumva ko wavuye iwanyu kubera ubuzima wenda buba, ariko ntago wongeye gusubiza amaso ngo utekerezeho yuko ushobora gusubira iwanyu cyangwa se ukagira umuntu w'iwanyu uvugisha cyangwa se ugasubira mu rugo nubwo bitaremeze neza, ariko cyane cyane ko ari ubore n'ubuzima bwagufashe ku ngufu, ntago wongeye utekereza gusubira iwanyu cyangwa se kuba ugiye kuba mu rugo nk'iminsi mikeya? Ntago nabitekereje kuko ntago nari gutekereza gusubira mu rugo mfite n'umwana, bite n'ubuzima nahavuye narindimo, ntago nari gusubira mfite n'umwana ngo binkundire. Nahisemo kuguma i Kigali.
uri kujya hese muzirikire noza inama igufasha mupfundikire birimo wirira kurira kurizwa n'iki bebe kurira mukorera ndagakubita ushaka kujya hese ngangwino ashaka ibere cyane ushaka nyonyo hanyuma icyo gihe ubona gusubira bidakunze hanyuma ubuciye muri ubwo buzima ukomeje uratwise indigeze amezi 2, 3, 5 tubwire indi kimara kugaragara cyane cyane ko nano kuba wari ufite ukimara kubona kindi garagara wese amenya kutwite watekereje iki kugira ngo wenda ubashe guhindura ubuzima cyangwa se niba ako kazi ko mu rugo nimba warakomeje kugakora ikintu natekereje natangiye kujya ngenda mu baturanyi mbaka ikiraka cyo gufura nicyo koza ibyombo aho nyibonye nkakora nkabasha kugura umwenda w'umwana byaje bingendekera gutyo iki gihe birabaye amezi 5 arashize ugeze icyo kubyara igihe cyo kubyara cyakigera ntago wigeze urumva akazi wakoraga kara ko kugaburira nako gushakisha wenda n'ubuzima wenda n'umwana azagira hanyuma igihe cyo kubyara kigeze ubushobozi bwo kubyara tuzi ko umubyeyi ugiye kubyara akenera ibintu byinshi akenera imyenda akenera n'imbuto cyangwa se kwiyitaho kugira ngo abyare umwana umeze neza mu gihe cyo kugira ngo wibaruke wabyariye hehe ninda gufashije mu kubyara mbese kugira ngo wabyariye kwa muganga ninda gufashije kugira ngo bashe kubona ibyangombwa byose umubyeyi akenera yabyaye byo byagenze gute mu gihe cyo kubyara nta muntu nari ndi kumwe nawe nari inda yamfashe ndi njyenyine aho yamfatiye nari nicaye ahantu mu gashyamba munsi y'igiti niho nari nicaye n'inda yamfatiye kuko numva ko nta bushobozi mfite bwo kujya kwa muganga nta mituweli nari mfite nta kintu na kimwe nari mfite nagumye aho ngaho umwana ndamwibyaza none se wabyariye mu ishyamba ntiwajya kwa muganga nyuma se oya ntabwo nagiye kuko numva ko ninjyayo bari bwanca amande kandi nta mafaranga nari mfite nagumye aho ngaho hanyuma waguteye inda si papa w'umwana we batubwiye kare ko nyine mwahuye akagufata ku ngufu uwo mugabo nyuma byagenze bite ntago wigeze usubira kumushaka aho mwahuriye cyangwa se ngo wongere unabaririza babaze niba hari wongeye kumubona ibyo byagenze gute nyuma yaho nasubiye kumuhiga nyimara kubyara nasubiye ndamuhiga aho twahuriye ngerayo naho yari atuye ndabaza bambwira ko bataza ahantu yimukiye namubuze gutyo kuva ubwo nguma nyine nifasha ndero umwana njyenyine kuri uyu munsi rero umwana yagize umwaka umurera wenyine umwana agira imyaka 2 umurera wenyine urumva umwana agiye kugira imyaka 3 umurera wenyine tubwire mu kugira ngo umwana agire umwaka umwe ageze ku myaka 2 kuri uyu munsi nta kazi wigeze ubona cyangwa nta bundi bufasha wigeze ubona ku bantu bisanzwe cyangwa umuntu warakwifashirije mu buzima bwose ubayemo nta muntu wigeze agira icyo gufasha kugeza icyo gihe cyose kugeza umwana agize imyaka 2 nta muntu wamfashije byose narabyifashije byageze aho njya gucuruza agataro ngiye najya gucuruza agataro bakanyambura nkataha gutyo ubwo ngubwo nyine nageraho kuri nyirinzu akambwira ati se bimeze bite kutanyishyura nkabwira ati ndi gushaka amafaranga namubwira ikibazo nagize akambwira ngo ibyo ntibindebe icyo nshaka ni amafaranga yego ntabwo wigeze ukodesha n'umunsi umwe kuva waza muri Kigali narakodesheje ukodesheje nk'inzu yangahe wenda ubushobozi wari ufite umushobozi nari mfite nakodesheje inzu y'ibihumbi 8 8 yego se yabagamo byose amazi n'umuriro byose nta na kimwe cyabagamo kugira ngo yive umunsi byagenze wenda ko amafaranga wenda mu bushobozi wenda wari ufite yari menshi ariko atari menshi cyane iyi nzu baje kwivamo gute yo kurumva wenda wari ufite aho kubasha kuryama naje kubura amafaranga yo kwishyura biraka byaje kubura birahagarara mbura amafaranga yo kwishyura baransohora nyuma yo gusohora uyebeka kuba mu ishyamba
nyuma yo kunsohora nahise nza kwifatira hano niho nsasa nkaryama. iyo imvura iguye hano ni munsi y'igiti, ariko iyo imvura iguye imvura ishobora kukunyagira yego, ariko nk'ibitaka bikakumanukira nijoro cyane ko nyine ari munsi y'igiti, ntago bijye bikubangamira kurara hano nijoro cyangwa mu ishyamba uri wenyine. Iyo imvura iguye nseseramo hano nkaba ariho ndyamisha umwana hano hashashe niho muryamisha. Nawe ukabuse wowe uryamamo cyangwa wowe wicaye ko mbona uri hatoya cyane? Ngiye ndicara nkategereza ko imvura ihita. Mwana yanjye muterure aracyonka se, shaka ibere nyonyo yacu itirashize. Urashonje se? Umwana yariye? Oya ntago ararya kuko nta kintu nari mfite cyo kuba namuha. Ntibere kugira ngo adakomeza kurira ntacyo mugira mfashe gutya. Uragaruka usubira kuba hano nk'abaturage baturiye hano hafi cyane ko nabonye hari inzu baturiye hano hafi y'ishyamba, ntabwo bajye bakubaza cyangwa se nta muntu ujya kubona ngo atambuka kubone wicaye hano ngo akubaze impamvu uri hano cyangwa se impamvu uryamye hano ndetse n'umwana ukarirwa amanywa nijoro? Nta bajye batambuka bakakubona? Abatambuka bakambona baratambuka bakigendera, nta kintu bajya bambaza, keretse umuturanyi umwe niwe ujya uteka akampamagara ati nzana umwana arye, yamara kurya nkongera nkagaruka nkaryama hano. Ubu ngubu kurya rero kugira ngo wowe ubone icyo kurya ubigenza gute? Cyangwa se umwana, cyane ko wenda umuntu mukuru abasha kwihangana ariko umwana biragoye kugira ngo ubone ikintu cyo kubasha gushyira mu nda rye, ubigenza ute? Ujya gusaba mu ngo? Hari ukuntu bigenda bite kugira ngo ubone ikintu urya hano umwana? Kugira ngo mbone ikintu cyo kurya njya gusaba mu ngo, abagira neza bakampa nkabasha kugaburira umwana. Ushaka kuba wenda ufite ikibazo wenda cy'ibyo bibazo ariko uracyari mutoya nubwo ufite umwana, nta kandi kazi wagerageje gukora se nyuma y'uko wenda kukanze? Niba ari gukomeza gukora mu ngo ntabwo wigeze wongera kubigerageza? Niba ari ugufura cyangwa se gukora ibindi mirimo yo mu rugo kugira ngo ubashe kubona ko umwana wenda yawe cyangwa ntabwo wase wongera kujya kubikora isubireka? Nagerageje kubikora ariko ikiraka cyarabuze ntago kikiboneka. Aho ngeze arambwira ati nta kiraka gihari, ahandi ngeze akambwira ngo nta gihari, bikancanga nkabura icyo nakora. Umaze imyaka 2 utarahura na papa w'umwana? Yego. Iyo urebye, iyo umuntu agiye kwandikisha umwana bamubaza papa we kugira ngo bamwandike kuri liste, ntago bigeze bakenera kumenya amazina ya papa we cyangwa se umwandikishe kuri papa we? Ntago ndajya kumwandikisha kugeza ubu. None se ubu ni imibereho bayeho mu buzima bukomeye pe, biragaragara. Ariko kuba utazi papa w'umwana nabyo utarongera kumubona n'ikindi kibazo. Wumva nyine uzongera kumubona mu buhe buryo? Mu bishoboka imyaka 2 ni myinshi, ashobora kuba wenda afite n'ubushobozi, ashobora kuba hari yarakiza, ashobora kuba hari nawe ari kugushakisha. Ntabwo uratekereza kuba wenda wafata urugendo ugasubira hahandi mwahuriye cyangwa se hamwe yabaye, ukagerageza kureba ko wakongera kuguhura nawe, cyane ko nk'umuntu mwabyaranye nkeka ko ubu ngubu akubonye atanga kugufasha? Ntabwo wigeze utekereza kujya kumureba? Ubu ntago ndongera gusubiraho kuko ntago nagiye inshuro zigera muri 3 zose mubura, mpitamo kumwihorera. Nta telefone ze wigize ujyana icyo gihe mubonana cyangwa nta telefone wagiraga? Telefone yari yarayikuyeho, ntayari iriho. Ubu ngubu rero uratekereza gute? Uri umuntu mukuru, umwana afite imyaka 2 agiye gukenera kujya ku ishuri, agiye kujya imyaka 3, urumva ko ubuzima bwawe nawe bayehomo butoroshye. Kugeze kuri iyi saha uri guteganya iki, cyangwa se urumva hari ikihe kintu ugiye gukora kugira ngo ubuzima buvemo byo kurara hanze n'umwana byibura ukagira ubuzima bwawe bugahinduka, ugashaka icyo gukora cyangwa se ugashaka aho kuba, cyangwa se ugasura n'iwanyu mu rugo aho wabaga n'ubundi mu cyaro, ukanasubira ukababwira ati ubuzima bwaranze mama ndagarutse, bakwakira kubera icyo udashaka gusubira iwanyu kandi ubona inaha muri Kigali byaranze? Ndumva ubu ngubu ntago banyakira kuko nagerageje kubahamagara bambwira ko nzaguma iyo ngiyo, ngo ntago basha kunyakira n'umwana. Kubera iki se? Kubera iki batakwakira? Kubera ko wabyaye se? Yego. Nteka ariko ufite papa na mama? Abafite. Nkeka ko wenda ibyabaye icyo gihe, nkeka ko ubu ngubu ugiyeho bakwakira, nuko wenda ubitinya ariko ugiyeho bakwakira. Uzagerageza umunsi umwe
ujye yubasuhuze. Nkeka yuko burya umubyeyi n'umubyeyi bashobora kuba babivuga ubu ngubu ko udahari ariko muri kumwe bakwakira, uzabigerageza umunsi umwe ushaka uzambwire ngo werekeze, ariko ubuzima ubayeho ni bubi pe. Urabona ko nawe ahangaha izuba nk'iyo ryatse wakicara he ngo wugame izuba? ninjiramo hano nkaba ariho ndyugama, ariko gusubirayo nta tike mfite kandi ko sinagira Cyangugu, ntabwo nagira n'amaguru. Cyangugu ni kure. Buri Cyangugu amatike ageraho nangahe? Ajya mu 10,000. Yego ndakeka ni kure pe, ni kure. Ubwo heruka iwanyu imbere y'imyaka 2? Yego. Ntabwo urongera gusubirayo? Ntabwo ndongera gusubirayo. None se nta bavandimwe ugira, basaza bawe cyangwa bakuru bawe cyangwa barumuna bawe, nta bavandimwe ugira byibura ku buryo nubwo mu rugo byanze waca no ku bavandimwe bamuvukana bakaba bagira icyo bagufasha? Barahari ariko ni bato. Abagukurikira bose ni bato? Ni batoya. Nta mwene wanyu n'umwe ugira i Kigali? Nta famille ugira muri Kigali? I Kigali nta famille mpagira. Uhaba uri wenyine? Yego. Komeza kwihangana, nyine niko bigenda kuri isi, ariko igihe kizagera bikemuke. Noneho tubwire nk'umuntu wagira ikintu yifuza kugufasha muri aka kanya. Hari abantu benshi badukurikirana kandi bagira umutima wo gufasha. Nk'umuntu wagira ikintu yifuza kugufasha mu buzima ubayeho n'umwana wawe, ni ikihe kintu wumva ukeneye cyane kurusha ibindi? Ni ikihe kintu wumva umuntu yagufasha kugira ngo ubuzima bwo kurara hanze ubuvemo? Icyo nakwisabira abagira neza ni uko bamfasha nkava muri ubu buzima, nkabona aho kuryamisha umwana atanyagirwa, nkabasha no kuba nabona icyo nkora ntari hano hanze mvuga ngo mfite aho ntaha. Icyo ukeneye ni inzu yo kubamo? Yego. Uramutse ubonye inzu ahantu ho kwikinga byibura umuntu akagufasha akabona aho kuryama, byaba bikemutse ibibazo byose waba ufite? Mbonye aho kuryama ntabwo byaba bikemutse byose, kuko nta n'icyo naba mfite cyo gukora. Bamfasha nkabona n'icyo gukora, ariko byibura ikibazo cyane naho kuryama? Ikibazo cyane naho kuryama. Ariko reka mbanze ntacyo ndakuramo, ariko ubwo reka twizere ko wenda nihagira igikunda hazagira umuntu ugufasha byibura ukabona aho kuryama, sibyo? Kandi bazabangiriye neza. Gusa wenda mu bushobozi bwanjye buke nari mfite hano nsigaranye amafaranga nari mfite hano 10,000 akira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Byifashishije wenda muri iyi minsi washaka ikintu cyo kurya, ntacyo ariko kumarire gifatika, ariko wenda wagura n'utuntu two kurya, wenda ukagura umwana ndetse ni ukuri murakoze, Imana ibahe umugisha, ibongerere isubizaho mukuye. Murakoze cyane. Reka rero dusurize ahangaha abakunzi bacu mwebwe mudukurikirana, mwebwe bagira neza. Mu bushobozi bwanjye nari mfite muhaye 10 kugira ngo wenda abashe no kurya uyu munsi cyangwa ejo. Nawe umuntu ufite umutima wo gufasha, tumubonye hano mu ishyamba kugira ngo tubashe kumufasha, turamuganirije, wumvise ubuzima anyuzemo, wumvise uko abayeho, hari icyo nawe ufite, hari icyo wamufasha, hari umwenda cyangwa ikindi kintu nawe ufite. Uyu mubyeyi akeneye ubufasha, niba nawe ufite umutima ufasha uzamufashe. Kuri ikiganiro cyacu hariho nimero zanjye, wifuza kumufasha wanyuza ubufasha bwawe ku iyo nimero, nako tukamugezaho ubutumwa wantumyeho. Reka dusurize ahangaha rero dutahe dore bwije, reka tuzasubira ubutaha hari ikindi cyahindutse cyangwa se twaje kureba nyuma y'iki giye kumukora ubuvugizi habaye iki, hari ubundi buzima bwahindutse. Tuzagaruka ubutaha. Bye bye.